Shalom shalom ku bantu mwese muri kutureba kuri IBTV Rwanda, turabashoje. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi noneho reka ntangire muri ubu buryo. Mbibarize bibananiza iki ko bitagombera amashuri, ntibinagomba amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize. Mbibarize bibananiza iki. Hari n'indi ndiburire none munsi mani ishora nakasa mutwe wa mugani w'abandi ngiye kubaririmbira koko. Icyifuzo cy'abakwanga kibaye ubusa, imigambi y'abana b'abantu siyo Imana, bari bazi kugiye gukorwa n'isoni, barajya hehe ku ijuru ritabaye. Bose babireba uzashima Imana, bose babireba uzayiha impundu, bose babireba icyubahiro cyayo ukiheba kureba. Mana yo mu ijuru we, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Reka niyegereza aba diaspora bose, reka niyegereza abanyarwanda mwese, reka niyegereza isi yose muri rusange uzabasha kubona iki kiganiro wese, muhaye ikaze. IBTV Rwanda ni umuyoboro ubagezaho ibintu byose bishobora kugira uwo bifasha, ibintu byose bishobora kugira icyo bigufasha mu buzima. Twebwe turahangaha kugira ngo tubikugezeho. Uyu munsi rero ntangiye mu ndirimbo zisekeje wenda niko nabivuga, kuko ubundi ntabwo abantu bamenyereye indirimbo izi ndirimbo, ariko iyo buriya Theo yarabizi ko yaba yarazi neza ko indirimbo ze hari ahantu hamwe na hamwe zijya zidufasha, henshi ziradufasha pe, kuko ziba zirimo ibintu wumva nyine ugomba kuririmbira abantu. Ubwo rero Theo yubahwe, aho ari hose yubahwe, ndanamushuhuje, ni umushuti wanjye, ndamushuje. Imana imuha umugisha mwinshi kubw'ibyo yakoze, tujya tugenda twibukiraho bigatuma tuzamura indirimbo. Iyo naririmbye bwa mbere sinzi na nyirayo, sinzi, ariko si ubundi bibananiza iki? Bibananiza ikira? Bananiza iki bantu mudakunda iterambere ry'abandi? Kari cyo nzindutse nze kubabaza uyu munsi. Nje kubabaza ngo bibananiza iki kutishimira ibyiza bya bagenzi banyu? Bibananiza iki kumva utaryohewe n'uko undi muntu abayeho? Bikunaniza ikira? Cyo si ikibazo. Bibananiza iki? Ndumva nshaka kubabaza ikibazo kimeze gutyo. Abantu bamwe na bamwe, ntago ari mwese, ni bamwe na bamwe baba baraho. Mana yo mu ijuru we, Mana, iyi nkuru rero nabuze n'ahantu nyihera, nabuze ahantu nyihera, kuko ni inkuru ku bwanjye yanejeje umutima wanjye, n'abandi benshi baba banezerewe. Kandi reka tunakureho ko wenda ari iyo nkuru. Ubundi mu buzima mugenzi wawe nagira icyiza ageraho, jya wihutira kwishima, kubera ko ni ukumuguriza ejo nawe ubu uzagirirwa neza, nawe akakwishyura. Hari icyo bitwaye? Ariko kumva ko umuntu yahuye n'ikintu cyiza, mugahaguruka mugahagarara, mugahaguruka mukavuga, mukageza ubwo mwambara umwambaro w'ubutambyi. We, mwambaro w'ubutambyi ni uwo kwambara ugiye kuvuga ibintu biri aho ngaho gutyo gusa. Umuntu mbwira ariyizi, ari niyumva. Hari ikiganiro mbyutse ndeba muri iki gitondo, numva ndababaye kweri, numva ndababaye. Ubundi ni ryari bashumba mwe mumbwira ukuri? Mana yanjye we, mu bintu Imana yabahaye, mu bubasha Imana yabahaye ububasha mwebwe bwo gutanga ubugingo. Maze iminsi numva abashumba bari kwaka abantu ubugingo no kubaha ubugingo. Nimwe musigaye mutanga ubugingo, tureke Imana twakoreraga tubayoboke, mwebwe ari mwebwe muzaduha ubugingo. Nta muntu nibasiye ngewe, ariko wabivuze wese n'ubitekereza kubikora amenye ko atari we Imana itanga ubugingo. Mbyutse numva undi nanone nawe ngo wambuye umuntu ubugingo, ngo nta bugingo azabona. Urinde wowe wo kwaka umuntu ubugingo? Si ubundi mbere yo kumwaka ubugingo uba wibutse neza ko ari umushumba imbere y'abantu.
imbere y'intama yayoboye cyangwa se izayobora cyangwa izigenda zimufataho urundi rugero cyangwa izigenda zimwigiraho ibyiza. Nta muntu ubura ibibi ku isi y'Imana, nta muntu ubura ibibi. Njyewe nababwiye ko umuntu atari marayika, ni umuntu utuye kuri iyi si, yemerewe rero gukosa kimwe n'abandi bose. Urinde wowe wo kumwaka ubugingo, urinde wowe wo kuvuga ngo nta bugingo azabona, ngo nakora gutya nta bugingo azabona. Reka njyewe nirengagije ibya mbere, mwese murabizi bya Scovia na Bishop Rugagi, ariko bo bafite uko babyaranjije. Ibyo ari byo byose wenda bo byaranarangiye, nta n'ikibazo rwose. Ariko mbyutse nza kubwira wowe pasiteri wambaye ikanzu y'ubutambyi, iriya kanzu tuyimenyereye iza ku ruhimbi ije kuvuga Imana, ugatinyuka ukambara ikanzu y'ubutambyi uje kuvuga ibintu biri aho ngaho gutyo gusa, uje kuvuga ibintu biri aho ngo umuntu ngo nagira gutya ngo nta bugingo azagira gute. Njyewe nkunda umuntu wese ukora neza, ikindi nkunda umuntu wese ukosa akibuka ko yakosheje agasaba imbabazi. Nkunda umuntu wese ukora icyaha akihana. Nkunda umuntu wese bavuga nabi agatuza. Mushumba njyewe ndagukunda, Pastor Mutesi ndagukunda, ubyumve. Ndanideclare nimba mutari munabizi, njyewe nkunda Pastor Mutesi. Agira amagambo y'ubwenge, urumva? Agira amagambo y'ubwenge, agira amagambo akubwira, ashobora kukubwira umutima wawe ukururuka. Njyewe sinjya nita behind y'umuntu, ntago njya nyitaho, ntayo njya nitaho, kubera yuko hari ibintu umuntu ashobora gukora kuri wowe bikaba bibi. Ubwo urwo ruhande nirwo yakweretse, birakureba rero. Wowe yeretse ko ari mubi, uzamubwire ko yakubereye mubi, nawe namenya ko ari mubi azihana. Ariko mu gihe njyewe nkimubona mu isura nziza, mu isura y'ubushumba, umuntu wese ushobora kuvuga ijambo rikurura imitima y'abantu, njyewe ndamwubaha, ko ntago ndamubona aza guterana amagambo nk'ibyo muba murimo mukora. Nta nubwo ndamubona yambara ikanzu y'ubutambyi ngo aze kuvuga ibintu bitarimo Imana. Ntago ndabimubonaho. None koko pe urabyutse wambara ikanzu pe, uritonda neza, uricara hari uti njyewe reka nze muvuge. Akoze ubwo bukwe bitwaye iki? Ashatse umugabo bitwaye iki? Kufite urugo rwawe hari icyo bitwaye? Nabonye comment nyinshi abantu bose bamuvuga, ugira ishyari, ufuhira Mutesi. Ese koko tuvugisha kuri nimba atari ukumufuhira cyangwa nimba nta shyari ribirimo, bigutwaye iki ko Mutesi ari umwana nk'abandi nawe agize urugo ko biryoshye? Mana umbabarire kuba natuye amazina nkabivuga, numvishe bimbabaje njyewe iyo umuntu ageze ku ntambwe nziza ndishima. Iyo umuntu Imana hari ikintu mukoreye biranezeza, kandi mba ntekereza ko ari bwo umuntu, kuko njye nimba ndi kwishimira iby'abandi ejo nanjye bazishimira ibyanjye, batanabyishimiye birabareba, ntacyo bintwaye. Imana ipfa kuba yabimpaye. Ariko ntago njya ntekereza ukuntu umuntu yumva avunwe n'ubuzima bw'undi, ukikorera umutwaro w'undi muntu ukawikorera wewe watuye papa, watuye uko mbere muzajya mutuma mvuga njyewe ibintu byinshi bitari sawa. Ko mwahamagariwe gukorera Imana koko ngo mukitwa ba pasiteri, ntago njyana nabyemeza. Buriya ntago njya mbyemeza, kuko ubundi pasiteri ni izina ry'icyubahiro. Mana, pasiteri ni izina ry'icyubahiro. Pasiteri ni umushumba uragiye intama, kandi nta mushumba waragira intama ngo azigaburire umwanda. Iyo uzigaburiye umwanda zapfa. None ni gute uri umushumba, ni gute uri pasiteri ukabuza kutubwira ibintu bitadufitiye umumaro? Wakabaye ari wowe uhagaze mu ruhande rwe uri kumuvuga neza, kuko ari umushumba mugenzi wawe. Ese ubwo utekereza ngo numuvuga nabi uri umushumba witwa pasiteri, intama zizamuvuga gute? Nimba abashumba ari mwebwe mufati ya mbere yo kujya gusebanya, mwumva twebwe tuzajya tubafata gute? Cyangwa nimba rimwe muzajya mujya kuvuga ibyabaye tutari tunazi,
iki kibazo mugera kuri kamera mukavuga n'ibyo mwakoze kera tutazi n'ibyabaye tutazi, ubundi inkuru iyo yarangiye iba yararangiye wana, nta mpamvu yo kongera kuyigarukaho rwose. mujye mwihangana. None kantu gato kabaye gusa gatumye uteramo umwenda w'ubutambyi uticaye ku ruhimbi kweri? Mbese ubwo ngubwo ko mbona harya babyita guteramo. Abanyarwanda babivuga gute ngo intangiriro y'uruhara ni iki? Ni amasoso. Sinzi ukuntu iyo migani bayica, mba numva biri kurwanira mu mutwe ari byinshi ntanabivuga. Nkumva navuga ngo ko ubonye agatonyanga imvura itaragwa, ubwo imvura iguye noneho byagenda bite? Ko wabonye igitonyanga ugateramo umwenda w'ubutambyi, imvura iguye ntiwawiyambura ukiruka? Imvura iguye. Njyewe rero nubaha abashumba, njyewe mu buzima bwanjye nubaha umuntu wese wasigiwe amavuta y'ubushumba, ndamwubaha pe, ndamwubaha kuko nzi agaciro kabo, ndamwubaha, ndabizi ko yakuvuze aramutse akuvuzeho ijambo Imana irarikurikirana, ryagukorera neza cyangwa rikagukorera nabi. Bariya abantu ni ab'agaciro. Ariko sinubaha abashumba babeshya, abashumba kera bajyaga bavuga gutera ngo bajya muri kirabaye, urumve abashumba ubundi hari ahantu tubazi, hari naho tuba tugomba kubabona. Abashumba tuba tugomba kubabona mutubwira muhumuriza abantu banjye, mubabwire ibyororotse umutima, mubabwire ko intambara zabo zishize, mukomeze abafite amava asukuma, ab'intege zitenebutse mubongeremo imbaraga. Nicyo tuba tubashakaho. Mwebwe mwarangiza mukabyuka mwambara imyenda y'ubutambyi, muza kuvuga amatiku, muza kuvuga amabara y'ibintu biba biri aho ngaho gutyo gusa. Koko Pasiteri Claude rwose pe, hari igihe ujya ukora ibintu nkabikunda, nkumva ni sawa, nkabona rwose nta n'ikibazo. Ariko hari n'igihe ukora ibintu nkumva ubwoba buhise bonyera, nkibaza nimba uzi kuri munsi y'ijuru ry'Imana. Mumbabarira abakunzi be ntabakomeretsa, ariko ntago nashimye ikiganiro yakoze kuri Pastor Mutesi na Bishop Gerard. None icyagutangaza nuko reka bimwe mbigira ibanga mbireke sinirirwe mbivuga, ariko abakozi b'Imana murimo murakabya n'ukuri, murimo murakabya. Nimwe naririmbiye ngo bibananiza iki ubundi? Gukundana no kwishimira ibyiza by'abandi bibananiza iki? Ubu wagakwiriye kubyuka wambara ikanzu koko? Mana, njyewe rero n'ikintu cyambabaje n'uriya mwambaro yambaye. Uriya mwambaro ubundi wagenewe kwambarwa umushumba ari imbere y'itorero. Urumva, ntago njye ndahura n'umupasiteri wambaye ikanzu mu muhanda yiruka, sindamubona. Ni ukuri sindamubona, kandi imyaka yanjye ntago ari mike cyane. Ntago ndabona umushumba wambaye ikanzu ngo abyuke yirukanka mu muhanda, yirukanka tu. Bingana no kubyuka wicara kuri kamera uvuga. Urakabone iyo uza kuri kamera ukavuga uti mureke mbabwire mu byanditswe, ugatangira ugasoma ijambo ry'Imana, ukavuga Bibiliya, ukavuga Imana rwose wambaye umwenda nk'uwo, nakumva ari sawa cyane. Ariko kubyuka wambara utaje kuvuga Imana, uje kuvuga mugenzi wawe w'umushumba, noneho karabaye. Ubu rero abo mujya mwita ngo ni abapagani babadukira, babavuga ngo barimo ngo baradusebya, ngo barasebya abashumba. Ntago babasebya, nimwe mwisebeje. Mwana iyo yishyize hanze baramuterura. Uwigize agataro ayora ivu. Muranyumva neza? Ntimukishyire hanze ngo niba bavuga mutangire muvuge ngo baratuvuga. Ni mwebwe muba mwishyize hanze. Mbe mushumba, ko wari ukwiriye kwegera umushumba mugenzi wawe, hakaba ariwe muganira ibyo ngibyo, twebwe twari tubikeneye. Ese ubundi iyo uvuga izo nkuru ubona zitumarira iki twebwe? Usibye kudutera kuvuga, hari ikindi zidutera?
usibye kwangiza isura y'umuntu. ariko wowe bicaye bakakuvuga ejo bakakuvuga wakumva unezerewe. si buriya ugira ngo we kuba batari kukuvuga nuko nta nkuru bagufiteho, nawe barazifite. kandi ako kantu ngira ngo ni Mutesi wakavuze ngo nutera amabuye abandi ngo umuntu nagutera amabuye ngo jye uyafata uyarunde nimba uyarunde uyubakemo. sinibuka ukuntu numva yabivuzemo ako kantu, ariko amabuye utera umuntu nawe ushatse wakitonda kuko ayo mabuye ashobora kukugarukira. kubera yuko rwose ibi bintu ntabwo biba ari sawa, ibi bintu ntabwo Imana ibyishimira. ibi bintu bakozi b'Imana nimushaka mu byihane. ibi bintu ni umuvumo, ibi bintu kandi bizana umuvumo. ibi bintu bitera umuvumo mubi. amagambo asebanya kuri bagenzi banyu atera umuvumo. ikindi, amagambo asebya umushumba wavuzweho n'Imana, wasizwe amavuta, wahawe inkoni y'ubushumba, uhagarara hari imbere akabwira imbaga nyamwinshi, akababwira Imana. amagambo amusebya mujye muyitondera cyane, niho hava umuvumo mubi 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 mubi. njyewe ntabwo ndi umushumba, ndi intama. njyewe ndi intama pe, ndi intama ariko yubaha abashumba. njyewe nubaha abashumba, n'abanyobora barabizi. njyewe nubaha abashumba aho bava bakagera, kubera ko ni abantu Imana yashyizeho hariya kugira ngo banyigishe, banyobore, banjyane mu nzira igana ku Mana. none nimwe muri kunyobya munyerekeza aho ntakagombye kujya. noneho kugira ngo mubikomfirime neza, mwanyeretse ko ari namwe muri gutanga ubugingo. nta bugingo umuntu azabona. ubugingo si ubundi umuntu yagahawe n'umuntu, ni bugingo nyabaki. ubugingo we watanga mushumba utangiye kujya wumva ko uri ku rwego ushobora kwambura umuntu ubugingo, ntabwo bwaba ari bwo. kandi ikibazo cyanyu, kandi mbona mwarazanyemo akantu ko kwishyira hejuru. iyo watangiye kumva ko wabuze umuntu ubugingo, haba harimo n'akantu ko kwishyira hejuru. ubwo rero mugire mutyo, nubwo muri abashumba, ariko mwihangane, mumanukeho, mwe kuzamuka cyane cyane ngo murengere hato muzibagirwa iwanyu. umwana ngo yarirutse ariruka arenga iwabo aragenda. ubwo rero ibaze warenze iwanyu icyo wajya gukora. mugerageze mumanukeho, mumanure icyubahiro. icyubahiro ni icy'Imana. mumanure icyo cyubahiro mwihaye, icyubahiro ni icy'Imana. mwe kumva ko mwatanga ubugingo, mwe nta bugingo mufite bwo muhereza abantu. ahubwo namwe ubwanyu muzasenge cyane, ubwo bugingo muzabubone, kuko nimukomeza muri ibi bintu namwe muzabubura. singaho nibereye, namwe mushobora kububura bitewe n'uko murimo kumva ko mwabubuza abandi kandi ntabwo mufite. Imana yo mu ijuru niyo itanga ubugingo. Imana niyo itanga ubugingo. murumva? mwihangane rero, nakoze ikiganiro nyine ndakayemo, nagikoze ndakayemo, numvaga nshaka kubivuga, ntimukambabarize umutima. hanyuma kangane ku musozo navuga amagambo menshi nkaza gutandukira. abantu mwese data mukunda Pastor Mutesi, hejuru cyane, hejuru abamukunda mwese, Imana ibahe umugisha. abamwifuriza ibyiza, Imana ibahe umugisha. abamusabira umugisha namwe mububone. ubwo nabivuga gutera Pastor Mutesi, umuntu wese wumva hari ijambo yavuze rikaba rimukora ku mutima kumva, jya umfasha tumusengere rata, jya umfasha tumusabire ibyiza, jya umfasha tumwifurize ibyiza. rega nawe n'umwana nk'abandi, hari ibyiza yageraho akumva nawe umutima we urishimye. urumva? yego ntago yantumye ngo mvuge ko ababaye, ariko hari n'ibintu biza nyine ukabona ko hari akantu kabura, none karuzuye. Imana ishimwe. urumva? iyo umuntu yuzuye biraryoha we. ubwo rero abakunzi be mwese rata,
mujye mumwifuriza ibyiza umunsi ku munsi, munamusengere. Hanyuma abari kumurwanya nawe mushyiremo speed governor, kubera yuko mutazihuta mukarenga iwanyu. Mushyiremo speed governor, mujye mumuvuga amagambo meza, amabi muyapfundikire kuko namwe ayanyu ari inyuma. Murumve, amabi ari, mujye muyapfunga cyane, ndetse mufunge mushyireho akantu gashobora gufunga cyane ku buryo atanatoboka ngo asohoke, kubera ko ayanyu namwe abaza ayakurikiye. Mujye mwihangana rero. Murakoze, mugire umunsi mwiza, mbifurije umugisha w'Imana, amahoro Imana itanga abane namwe n'abanyu bose. Mwirinde mabaga, mwirinde cyane, mukaraba amazi meza n'isabune. Murumva, mwirinde guhobagurana. Dore maze iminsi mbibabwira, nimugabanye iryo hobagurana ryanyu, mugenda muhobagurana, mugenda musomana, mugenda mugira ibyo bintu mubigabanye. Turi mu bihe bitari sawa by'icyorezo. Abasenga namwe mukaza amasengesho, abafite amagambo tubihorere, abanyamagambo tubaveho, musenge cyane, Imana irengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki cyorezo kigire gute, gisohokemo, kandi gisohoke kidatwaye ubuzima bw'abacu. Murakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Ciao ciao.